Oh, yeah, yeah, that's $25 cash up, remember? Ntabwo nasesago. Ako yandi nyine bapfuye kuguhereza ko cyaguze. Hano umenya naho yaciye. Dukora amaboko mu mifuka dukore twemenyere buri kimwe. Okay, Clemence we cyo babwira abantu niki? Usezera nyine nawe. Ladies and gentlemen, now introducing him. Baje gusuza wakoze subscribe share ndetse na comment ibyo kurikirana ingano byacu bisanzwe. Iyi ni channel yitwa Diaspora bisanzwe neza komeze neza. Uyu munsi mbafite abakobwa mutari muzi bibyuki byotara bakoze fashion abantu barabareba aho baturutse ndetse naho ngaho bari nzira ko ibintu ari fresh ibintu ari amahoro ni neza. Ndabakire kuri channel Diaspora ijwi rya Diaspora nyine Murakoze. Anje nitwa Diaspora nk'ibisanzwe rero muzatajya mwibwira abantu turahera ku kaboko k'iburyo nk'ibisanzwe yibwira abantu. Mazina ni Nima Nicole. Ako banza mutazi ubumoso ni buryo. Do we? You? No, he's right. Okay, Nima twamwumvishije yatwibwiye ni ku ruhande rwe rw'ibumoso hari undi mukobwa nawe mwiza cyane muramubona ameze neza yambaye biri sexy nkuko benshi bagenda bivuga. Nawe uraza kutwibwiye. Wanyita Clemence. Bakwita Clemence wowe uyita nde? Nita Clemence. Okay, izina ryawe witwa Clemence ubundi ntabwo umuntu avuga ngo banyita aratangira ngo nitwa. Nitwa Clemence. Umaze kintu gute muri Amerika ndizera ko ari igihe kinini cyangwa ni gitoya bagize kubwira abantu badukurikiranye yatsa ko kumva ko turi muri Afrika cyangwa turi ahandi turi mu gihugu cya Amerika baza kubwira abantu igihe umaze muri Amerika babashe kumva ahantu turi. Maze imyaka 10 muri Amerika. Imyaka 10? N'ikinyarwanda cyaragiye. Oh yeah. Inima uwo muzi igihe kingana gute? Tumaze igihe kingana ni murumuna wawe. Ni murumuna wawe. Muravuka ukurikirwa kangahe? Ukurikirwa gatatu. Yego. Cyana buri mubyibuka neza. Kwanzuga ko imibare. Uvuka n'abana benshi se ko udashaka? Hagare benshi cyane tunahambwa ari bake. Bari hagati mu rurimi. Kuko ururimi ruba hagati y'amenyo. Yeah. Ubuzima bwa Amerika buragenda cyane ntabwo bitumeze neza turashima Imana. Umaze kumenyera Amerika? Yego twarabimenyereye turayirambirwa turayimenyera turayirambira. Amerika waje witegeye waje gute? Twaje buhunzi twaje nk'impunzi. Impunzi ni iki? Impunzi ni gute ntabwo? Refugees impunzi kwa kundi nyine uva mu gihugu cyawe ukajya nko mu kindi ukibayemo nyine nk'impunzi. Mwaje nk'impunzi na Clemence? Yego. Mwarazanye? Mwarazanye. Twarazanye. Nabyumvishije rero ndizera ko ndi kumwe n'abantu nyine mwagiye mukunda cyane mwagiye mu bantu mu gihe kinini nkajya mbona bari kwandikira inbox bambwira ko babakeneye ndavuga ati wayi note sinaza kubasura bari sinaza kubareba nyuma tugahuza ikiganiro hanyuma abantu nko bagiye bansaba urabona ko namaze kwabageza amaze kumbwira muri comment kandi bazakoresha turatanya twamaze kwigana n'undi nk'ibisanzwe ndabizi neza ko ubuzima bwa Amerika nimba ari bwiza nimba bubi ntabwo mbizi ubuzima bwawe nyine wowe wabubonye gute? Kuri nge kompya nyine naho twari tubaye ni bwiza. Aho mwari muri mu nkambi ya hehe ko hano mu Rwanda nako mu Rwanda arimo inkambi nyinshi mwari muri mu nkambi? Inkambi ya Kibuye. Inkambi ya Kibuye. Ngo abantu b'ikibuye nyine bazo gusuhuza. Ntabwo ndabasuhuza. Ikibazo nuko wenda baba batanyibuka nyuma. Bare imyaka 10 ni myinshi. Ubwo we umuntu imyaka kintu wabonye mu myaka 10 ntabwo wakibuka? Nge nakibuka ko nari mukuru nyine. Okay. Abantu benshi ni bakunda guhishutuzi bakora muri Amerika usanga benshi bo nimba bakora sinzi ahantu hagiye atandukanye ngira ngo mbizi ko ndajya mu kazi ahubwo ubu ukora kazi muri Amerika numva abantu benshi bakunda guhishutuzi bakora muri Amerika. Nkora mu nkoko.
ukora mu nkoko kampani ibaga inkoko. nawe urabaga amaye uri umubazi cyane zikata amajosi ndakazanye ukata amajosi no gukata ijosi ndowa nese ko hari ukuntu njya numva Bibiliya ivuga ngo ucisha inkota nawe azayicishwa wumva ibyo nakoze bizakugiraho nawe wenda wasanga ibivuga abantu kubera njye ntabwo nica abantu no kandi bavuga wicisha inkota wese mbese inkoko ntabwo wishyuwe si ikiremwa cy'Imana mbese ko twakuze dusanga bazica bazirya ubwo muri kwigira kurenge ibyababanjirije nitwe twabisanzeho nawe turakomereza aha umva bitazagucira urubanza oya umva bitazagukurikirana aho not ntabwo uzajya gukurikirana sinzi birashoboka ngo bidashoboka Clemence umeze neza ko witonze cyane ni bisanzwe cyangwa wagisoni za kamera nawe ni bisanzwe ya hano muri Amerika uriga cyangwa warasoje nasoje high school wasoje high school ubwo ugiye kujya college ubwo nabatangiye watangiye kwiga college amasomo ya hano subona akomeye nk'ayo mu Rwanda cyangwa hano biri hejuru cyane kurusha ibyo mu Rwanda ntabwo nabimenya kubera nanjye ndi umwana ntabwo mu Rwanda igeze uyiga nahizemo muri primaire primaire wavuye wiga mu kangahe primaire P1 P2 mu wa gatatu Petre niki kintu wabwira abantu bo mu nkambi nabasuhuje kandi utabaza aravuye uri umwana hari umuntu wabuzi hari abantu waba wibukaye nese ko nzi ko abantu bo mu nkambi cyane cyane bakunda gusaba ibintu by'amafaranga ku bantu bari muri Amerika ugasanga umuntu arakwandikiye ngo wamaye amafaranga ubona no muri Amerika ari amafaranga cyangwa nta mafaranga haba ntabwo ari menshi nk'uko bayivuga njye nari nzi ko wenda ukijya no muri Amerika wasanze amafaranga ari mu nzu cyangwa wasanze ari kujya mu kazi no kujya mu kazi kuko muri Afurika hari ukuntu bavuga ngo nyine Amerika ni nziza ngo amafaranga yaba hari ibintu byose biba bihari ndetse benshi bavuga ko ari ijuru ritoya nawe niko ubibona wenda wagezeyo urabwira abantu bari muri Afurika ukuntu ubuzima bwa Amerika bumeze nababwiye ko ntameze nyine wowe ubona nyine ari heza ku buryo nyine amafaranga bari mu nzu oya ugomba kuyakorera ibi baba ubibona gute amafaranga ari mu nzu wapi amafaranga ngomba kujya kuyashaka njye nari nzi nyine ko abantu bari mafaranga ko umuntu wese basa ikintu wenda bakunda kuvuga bavuga ngo abanyamerika barirata abadespora barirata wayi noti ibyo nabivuga sinzi wenda nyine kubera ko badahari bagomba kuvuga ibyo bishakiye ariko nyine nakwifuza ko bose bazahagera nabo bakareba nyine uburyo dutoraguramo amafaranga kubera ko ngiye ayanjye nyabona narushe pe ariko nyine umuntu akwandikira akubwira ati warirase warabuze ariko ngewe nibaza ati se nimba umuntu akwandikira akubwira iby'amafaranga ubundi abona umwanya wo kumusubiza oya wowe ndamwihorera kubera ntacyo mbona nagusubiza kubera ko amafaranga aravuna cyane ya ubwo inama wagira abantu bakwandikira gusaba ibintu by'amafaranga gusa niye ami biterwa n'ingenda n'ikibazo yaba afite cyangwa yaba akeneye nk'ayo mafaranga ariyo nk'umuntu ushonje birumvikana umuntu ushonje umubirwa ni iki nese umuntu yapfa kwitoratora akagusaba amafaranga ntabwo muri kumwe wenda waba nari nsanzwe muzi kubera ntabwo wasabwa n'utazi n'uwo mutaziranye nari nsanzwe nzi of course namenya ko nyine yarashonje akeneye kurya abo ngabo nagira icyo mufasha ariko haba akeneye gusa neza gusohoka bikini kibo ntacyo nabamara wabirwa n'iki se kandi nawe uri muri Amerika n'abari muri Afurika bariyo ariko nk'uko nabivuze ni uwo musanzwe muziranye wabuze ubuzima arimo yarera aho ngaho aribyo bagenderaho ufasha turagaruka noneho ku rubyiruko rwacu rw'iki gihe like wenda nk'abakobwa cyangwa se abahungu ugasanga abakobwa nabo bashaka gukora bashaka gutungwa n'amafaranga y'abasore nawe ni kubibona abo nta nubwo nemeranya nabo na gato ugasanga nimba wenda girlfriend na boyfriend ukumva ko ugomba gukora inshingano nk'umuntu washatse ugasanga wenda nk'umukobwa arimo akubwira ati amavuta yashize telefone yamenetse ugasanga imyenda ngo nta myenda afite ukumva ko ubaye uri umuhungu ibyo ni wowe wamushyigikira wenda ukaba wabimuhereza urumva ari byiza cyangwa ntabwo ari byiza ntabwo ari byo
wabikora nk'uko nyine ari girlfriend wawe wenda nko kuri anniversaire yo kifatwa wamugurira kado nk'inshingano za nyine nka boyfriend we kuba wenda wabona wenda nk'akantu kamubereye ukakazana ariko ntubikore nk'inshingano zawe tuvuge ngo niba ari amavugo ngomba kumenyera amavuta ngomba kumenyera urukweto ngomba kumenyera nyine yafite nk'ahari undi umubyeyi muye ahubwo uri umugabo n'umugore ahubwo n'umubyeyi wawe kuko umugabo igihe n'umugabo nyine atagukemura everything nk'umubyeyi wawe ariko remember ababyeyi bo they are always there for us nibo nyine baba bakumenyera buri kimwe cyane cyane abakobwa bavuga ni akazi gahari bakaba ariko bavuga cyane niba batise ngo amafaranga bayakurayo aho se nyine aho amafaranga uwo utari kuyabonera ni gute ubona ko umukobwa yayabona oya ahubwo umuhungu ari kuyabonera aho ubona ko umuhungu wawe ari kuyabona ni gute uri kubona ko aho nyine ni gute I don't know how to say this nyine kubera iki aho ubona ko umuhungu akora amafaranga akora ikibazo kandi twebwe n'ubuzima buhenze ubuzima bw'amabika burahenze cyane okay Clement ratawe muri Amerika ubundi ukora iki uraya tubwiye icyo akora ukora iki mfite business yo gusuka urasuka suka aba mama abakobwa abahungu abantu bose urabasuka uzi modeli zose dread nazo zisuka dread ndi kuzenga ariko ibindi bisuko byose urabikora okay aho waziretusha you can read this ubwo abagushaka bazagane Clemence kuri Instagram ni Clemdida CLEMDIDTHAT bakore follow ubundi bigende neza ugishyira ibihangano byawe follow that page ugishyira ibihangano byawe kuri Instagram yawe akubwa abantu bamaze kubyumva bakeneye ko Clemence bakora mu mutwe munyarukire kuri IG ubundi abeko tunazabakorera mu munsi muza mwamukeneye Emima Tuza ku kiganiro cyacu tugisoje bona IG ugira abantu baze kugufollowinga njye ntabwo ndi kuri social media cyane ariko ndayigira ntabwo rero ndi kwitangaza inama wagira urubyiruko rukunda gukura niyi twamaze kuvugana then nawe ubagira inama yo urubyiruko mukunda kurya amafaranga batakoreye kora amaboko mu mufuka mukore ubundi ibyo utakoreye ntabwo biha agaciro amafaranga wavunikiye uyiha agaciro cyane ntabwo unayasesagura ariko yayandi nyine bagupfuye kuguhereza gutya gusa nta n'umwe umenya n'aho yaciye dukora amaboko mu mifuka dukore twimenyere buri kimwe okay Clemence wowe icyo wabwira abantu ni iki usezera nyine nawe I said that no icyo wabwira abantu basezera nimba numva ko basezera yego nimba mva kwavuga ko icyo cyo gukora cyose nimba babwira ngo bazagufollowinge nimba babwira ngo bye I don't know following kuri Instagram TikTok na Snapchat yose amazina nariya yose ariko nyine ugiye kuri iyo business page amazina yose ya Instagram yanjye arahari okay murakoze cyane muri murakoze namwe nge nari diaspora n'ibisanzwe ndabakunda cyane nzongera mbagarure mu kindi kiganiro ni part 1 tujya dukore part 2 part 3 bizakomeza mpaka ndetse no kubona zaba bakunze ngira diaspora kwa subscribe kuri ijwi rya diaspora n'ibisanzwe ciao ciao muri murakoze namwe bari muri Afrika bari muri Amerika ndetse na mandenyezi y'isi ndabakunda cyane